Titanic. Iyi ni filime yasohotse mu mwaka w'1997 yadirectinzwe n'umugabo witwa James Cameron. Ivuga ku bwato bw'igitangaza bwabayeho bwitwa Titanic. Gusa nanone igaragaramo inkuru y'urukundo rwa Jack na Rose. Iyi filime yatwaye amafaranga agera kuri miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika kugira ngo itunganwe. Amafaranga aruta cyane ayo byatwaye kugira ngo bubake ubwato bwa Titanic. Ni ukuvuga ngo iyi filime irahenze cyane ugereranyije n'ukuntu ubwato bwa Titanic bwabuhenze. Ni ukuvuga ngo buri gikorwa kimara umunota umwe cyo mu iyi filime cyatwaye amafaranga agera kuri miliyoni 1 z'amadolari y'Amerika kugira ngo gikorwe. Nubwo iyi filime yatwaye amafaranga menshi bari kuyitunganya, nayo mu kwinjiza yinjije menshi cyane. Iyi filime yinjije amafaranga agera kuri biliyoni 2.2 z'amadolari y'Amerika. Bituma ica agahigo kuko ariyo filime yinjije amafaranga menshi muri filime zose zigeze zibaho. Iyi filime yatwaye ibihembo bigera kuri 11 bya Oscar bitewe n'uko ifite amashusho meza, director mwiza ndetse n'indirimbo nziza ariyo My Heart Will Go On. Murakaza neza kuri Behind the Scene channel. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu iyi filime Titanic bayikinnye. Turaza kwibanda ku bakinnyi bayo b'ingenzi aribo Jack na Rose. Turaza kurebera hamwe uko babayeho mbere uko bakinnye iyi filime, uko bakinnye iyi filime, turebe scene zabagoye nizihe, ndetse turebe nuko bakomeje kubaho nyuma uko bakinnye iyi filime. Ikindi kandi turaza kurebera hamwe ibintu bitangaje byabaye ubwo bari gukinnye iyi filime. Ntimucikwe, ndabararikiye. Leonardo DiCaprio. Uyu ni wakinnye nka Jack Dawson muri Titanic. Mbere yuko akina iyi filime yari asanzwe ari umusitari. Ibi byatoye nuko yaramenyekanye muri filime zirimo nk'iyitwa This Boy is Life yo mu 1993. Muri iyi filime akina ari umwana uhohoterwa n'umugabo warashatse nyina. Twakibagirwa kandi na Basketball Diaries yo mu 1995. Iyi filime ayikina ari umwana uzi gukina basket cyane, uzwi mu kigo hose, ariko bikaza kurangira agiye mu biyobyabwenge. Muri make Leonardo DiCaprio yarahisemo gukina role ziri seriye. Ubwo James Cameron, director y'iyi filime Titanic, yarimo ashaka abakinnyi bagomba gukina iyi filime, yahisemo uyu musore Leonardo DiCaprio kugira ngo azakine role ya Jack Dawson. Iyi role Leonardo DiCaprio yabanje kuyanga. Ntabwo yashaka gukina iyi role romantique. We yarahisemo gukina role ziri seriye, yumvaga iyi role izamwicira kariyeri. James Cameron, director y'iyi filime, we yabonaga ubushobozi buhagije muri Leonardo DiCaprio. Byamusabye imbaraga nyinshi kugira ngo amwumvishe ko iyi role imukwiye. Gusa byaje kurangira uyu Leonardo DiCaprio yabyumvishe maze yemera gukina iyi role nka Jack. Kate Winslet niwe wakinnye nka Rose muri Titanic. Mu gihe Leonardo DiCaprio nawe barimo bamwinginga kugira ngo akine nka Jack, Kate Winslet warimo hatana bikomeye kugira ngo iyi role ya Rose ayibone. James Cameron ariwe director y'iyi filime Titanic, ntabwo yahisemo Kate Winslet nk'umuntu ugomba gukina role ya Rose. Yahisemo abandi bakinnyi nka Claire Danes karibo bakinnye role ya Rose. Ubundi buri mukinnyi wo muri Hollywood aba afite manager we. Manager ni uvugana n'aba director ba filime maze agashakira umukinnyi we filime akinamo. Ibi ntabwo ariko byagenze kuri Kate Winslet, ahubwo yafashe iya mbere yandikira James Cameron ndetse aranamuhamagara kugira ngo arebe ko yabona iyi role. Ubwo Kate Winslet yohererezaga James Cameron ururabo rwa roza, James Cameron yabonye ko uyu mukobwa yamaramaje maze amwemerera gukina iyi role nka Rose. Kuri ururabo yohereje yashyize agapapuro kanditseho From Your Rose. Ibi byatumye James Cameron abona ko uyu mukobwa koko yakunze iyi role, bituma abona ko yayikina neza maze aramwemerera arayikina. Iyi filime Titanic ijya gukinwa, Leonardo DiCaprio yari afite imyaka 22, naho Kate Winslet yari afite imyaka 21 gusa. Nimumaze kumva ukuntu abakinnyi bombi babayeho mbere yuko bakina iyi filime Titanic, ndagira ngo urebe kandi wumve ukuntu iyi filime Titanic bayikinnye. Nagira ngo maze nkubwire ko uko tubona filime ikurikiranye turi kuyireba ntabwo ariko bayikina.
ahubwo buri sene bayikina ukwayo maze ushinzwe kuziteranya akaziteranya. Mbere yuko umubwira sene ya mbere bakinnye nuko bayikinnye, banze uko aka kantu karebe neza bakita Heart of Ocean. Uyu ni wa mudari Rose yambaraga. Nimba umaze kuyibuka rero ndagira nkubwire iyi sene ya mbere bakinnye. Iyi sene yagoye cyane Kate Winslet, byamusabye imyiteguro myinshi kugira ngo iyi sene abashe kuyikina neza. Tugama twumva iyo sene. Iyi sene nta yindi ni ya sene Rose asaba Jack kumushushanya yambaye Heart of Ocean yonyine. Iyi sene yagoye Rose cyane kuko uko wabibonye muri filimi niko byagenze. Yambaye Heart of Ocean yonyine, kandi mu by'ukuri we na Jack nta minota 5 cyangwa se amasaha babamaranye. Iyi sene bahereyeho. Iyi sene yaramugoye cyane kuko gukora ibikorwa nk'abiri imbere y'umuntu utazi biragora, ndetse bitangaje no mu itangazamakuru bimwe na bimwe ko iyi sene ariyo ya mbere bakinnye kandi iri mu zamugoye. Wakwibaza ngo kiriya gishushanyo cya Rose yambaye Heart of Ocean yonyine ninde wagishushanyije? Nta wundi ni James Cameron ubwo yakishushanyirije, kandi ndagira nkubwire ko mu mwaka wa 2011 cya gishushanyo cyaguze amafaranga agera ku 16 by'amadolari. Kuba uzirano kimwe wabonaga zigushushanya Rose muri filimi ntabwo zari za Jack, ahubwo zari za James Cameron. Akubwiye ko James Cameron ari director y'iyi filimi. None reka tujye kutundi duce tureye n'imbogamizi bahuye nazo bari kudukina. Indi sene nshaka ko tuvugaho ni sene Jack ajya ku mpera y'ubwato maze akavuga mu ijwi riranguriye ngo I am the king of the world, cyangwa se ngo ninjye mwami w'isi. Aya magambo Jack yavuga yishimira ko yaje mu bwato bwa Titanic. Aya magambo yaramamaye cyane, ndetse ukivuga Titanic abantu benshi bakunze iyi filime bahita bibuka amagambo Jack yavuze kuko yamotivatinze abantu benshi. Gusa ndagira nkubwire ko amagambo atari ari muri script. Jack yayivugiye ku ruhande rwe maze James Cameron arayakunda cyane ahita ashyira muri filime. Iyi sene byagoye Leonardo DiCaprio kuyikina kubera ko yarahagaze ku kabaho gatoya yarambuye amaboko bari kumubohesha umuyaga kugira ngo bizagaragare ko ari mu bwato. Kubabonye Titanic mwabonye sene Rose ajya gutabara Jack bamufungiye mu nzu. Iriya sene yari ikoze kuri Rose habuze gatoya. Ndavuga Kate Winslet. Yari imukoze kuko yambaye ikote rirerire, ya kote rirerire ryafashwe n'ubwato maze amazi atangira kumurengera. Kimwe mu bintu bidasanzwe byabaye gukina iyi filimi ni igihe abantu 50 barimo na James Cameron ubwe bafashwe n'indwara batazi bamaze kurya isosi y'ifi. Abantu 50 bahise birukankanwa kwa muganga nyuma yo kubasuzuma basangana uburozi bariye, ariko ntabwo bigeze bamenya uwo bahaye ubwo burozi. Wa mudari nababwiraga yitwa Heart of Ocean. Nyuma y'uko iyi filimi isohotse abantu benshi barawukunze cyane, ndetse ingana nyinshi zarawiganye. Gusa ku bantu bakurikiranye itangwa rya Oscar Rewards hari umukufi mwabonye Celine Dion yambaye. Ndagira nkubwire ko uriya mudari ari wo Heart of Ocean ugura amafaranga miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika. Gusa uriya mudari mubona Celine Dion yambaye ntabwo ari wo mwabonye muri filimi. Uwo bakoresheje muri filimi waburiye irengero ubwo iyi filimi yarangizwaga gukorwa, ntabwo bazowibye. Sene ya nyuma nshaka ko tuvugaho ni irohamo ry'ubwato bwa Titanic. Iyi sene iravunanye cyane. Ibi byatewe hanini nuko director y'iyi filime ariwe James Cameron yashaka abantu bagira ubwoba bwa nyabwo. Yabamenyeho amazi menshi kandi akonje. Ibi byatumye bamwe mu bakinnyi barwara umunaniro ukabije ndetse n'imvune. Reka none tuvuge ku buzima bwa Jack na Rose nyuma y'uko bakinnye iyi filimi. Nyuma yo gukina iyi filimi, Kate Winslet ndetse na Leonardo DiCaprio babaye inshuti bikomeye. Umubano wabo waragiye urakomera kugeza aho bemeranyije kuzabana mpaka bapfuye. Yego ntabwo babaye umugore n'umugabo gusa, bemeranyije kuba inshuti magara. Ndetse amakuru avuga ko Leonardo DiCaprio yatabaye Kate Winslet mu buzima busanzwe, amutabara inkongi y'umuriro. Nyuma y'uko barangije gukina iyi filimi kandi aba bombi bafashije umuntu warokotse impanuka ya Titanic kugira ngo bahe agaciro abantu bose bahitanywe n'iyi mpanuka. Ikindi kandi ugomba kumenya ni uko nubwo iyi filimi yakunzwe cyane, Kate Winslet atigeze ayireba. We yavuze ko atajya areba ibintu yakinnye.
ushobora kwibaza nimba bombi banongeye kugira filime bahuriramo. Yego nibyo bayihuriyemo. Iyi filime bayita Revolutionary Road. Iyi filime yasohotse mu mwaka wa 2008. Muri iyi filime aba bombi baba barashyingirwanye, ariko baza kugenda bagirana umubano mubi uko bagenda bamarana igihe kirekire. Ushobora kwibaza nimba haba hari izindi filime zivuga kuri Titanic. Yego zirahari, harimo nk'iyitwa Night to Remember. Ndetse n'izindi nyinshi. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind and on Scene channel kuri uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa ni inyungu ikomeye kuri njyewe. Ciao ciao.